uyu rero niwe chef wabo wo bita Kagimbura tayari uba tuvuganira hangaho baraye araye ku Murini nta nubwo ari Kanombe muri military abangaba barimo gucakira ubu ngubu n'ugucuncumura bajyana aho bita ku Murini muziki nkuru ngeze baripura ni ya nkuru aba rero tubita Magwigi Gwigi ni wa muntu bari hatari wayogoje iyo bavuga ngo uyu ni mwizi Gwigi cyangwa bakavuga ngo bakaza bakavuga ngo uyu ni mchawi ni Gwigi ni wa undi bukuriye abarozi bose iyo bavuze ngo Gwigi mwizi abari wa undi hatari baba Magwigi mbega ni ba bantu bari kurundi rwe ushobora kuza gufata hano uzinga ari mugasanga yagiye ke baba bafite mbinu kandi wakaza bafite mbinu zirenga miliyoni abo nibo Magwigi rero uyu niwe Gwigi wese kwa wakati wakaza aba nibo ba master plan aba nibo bavugaga ngo tujye amafaranga gute aba nibo bavugaga ngo bigende gute kuko aba muribuka ko ni Kadafi wabadiprowingaga kuko bagendaga bamaze kuganira na Kadafi bamaze kuganira na mwenyekiti wa team president wa equipe wahozeho bakavuga tugiye hanaha ariko urumva abangaba nibo bicaga bagakiza kuko ababari amafaranga ni menshi cyane bari kuko abari bakibamba aho tuvugira ha rero uwitwa Kagimbura tayari arimo ndani bamudatse nta bya bindi byo kuvuga ngo ibiki ariko ndababwira inti hari pesa idakinishwa hari pesa kwirya bigoranye rero abantu rata bari baradamaraye disi baravuga ngo twarayihamije ngo nyamukandagira ngo nikirarika ngo ikipe ya pere ngo nikirarika ngo ifaranga ngo twararikunkumuye ngo turarirya ayayaya unakura nini hari igihe abantu bazahekenya bagahekenya ingufuri cyangwa bahekenya ugasanga bahekenya intozi ntabwo irika ikipe ya pere abantu bari baravuze ngo twarayiriye ngo byararangiye ubu ni bahekenya ingufuri cyangwa intozi ubundi iyi pesa APR ntago wayirya ngo tuze nababwiye ngo iki iri kwa media kama ya saa 7 hashize nk'amasaha nk'atatu cyangwa ngahe igihe nakoraga video ya mbere mbabwira ni kuna habari kemukemu ntashaka kwiciperereza ariko hari mpambe hatari Gwigi uri mukurikiranwa anytime araza gufatwa inigi hari bufatirwe cyose amaze gutiwa mbaroni ageshejwe hari ya rumande ndaza kuza mbabwire ABCD sasa wakati umewadia ndio maana na mimi nilikuwa chonjo nilikuwa nimekaa tayari ili nije nimimine bamkwata umusajja baba umusitaramu bamufatiye hariya rwose ntago ngiye kuvuga ahantu yarari kugira ngo iperereza simashaka rigere kantu bamucakiriye baramudatse none se muragira ngo bigende bite ko nababwiye ni buri umwe wese azagenda aza amusajja bamukwata bamukwata akade sente za APR niko bimeze bazabafata bose abagiye boharifu wote watashikwa narababwiye ni hasigaye abantu batandatu bakamirishe abantu 32 nibamara kuba 32 abo bose nibwo bazaba bamaze gushiraho iki no bazaba bamaze gushiraho umutemeri abo ngabo rero nibwo bazatangira kuburanishwa kwa ujumura ubu wafashwe ni wa 27 bado wengine wanawindwa barimo barabahiga ubwo Gwigi rero yafashwe ariko uyu Gwigi yari amafaranga menshi Gwigi aradatswe kabisa aradatswe amedakwa narabibabwiye hari abataramu hari haruguru kambasuhuze babibereye Nyamirambo abana ba Nyamirambo hari ababataramu b'umujyi bitwa banziko abitwa bakayinamura Isa baba ari hariya abitwa ba Regis Gacinya babicaye hariya n'abataramu n'abana b'umujyi baba ari hariya bazi football bayivukiyemo bayikuriramo bazi ubujyangiri bw'umupira bari bazi rero ngo ababataramu bihishe reka mbabwire akina nzika kina Isa kina nane mwese mbabwire ngo Gwigi rya mbere rirafashwe n'abandi baradakwa
kambasuhuza abataramu abihe hari akigiweni cyane cyane bakunda gukubita kambi hari ahantu bita tamutamu ewana niho abicaye kikundi baganira ku mupira. Nanjye mba ndaha Marekani ariko habari ngewe mba zifite nk'umuntu wicaye Kigali. Narababwiye ntiburya mtu mwenye siri mzee wa za siri ntago nshobora kuryama nk'ubu ngubu ndyama amasaha make cyane mba nanjye ndi hewani hari kimwili mba ndi hano Marekani ariko kimawazo na kimatendo na kinini mba ndi jijini kuko na muntu mwenye siri uryama hakuna. Aba rero baragiye bararya uyu kagimbura ni wari chef ni wari ushinzwe ni wari chief wo kurokirita abo bose ndabibabwira none se kaniceceke niba mubanze mutekereze niba kagimbura afashwe niwe wari chef w'abarokirita noneho kukimbabwira ko hari diri ziza umva iki gifungo haraba kizacakira muzumirwa banza utekereza niba nka kagimbura tayari bamaze kumutiya mbaroni reba bariya bose n'umuntu wese wazanye umukinnyi kutoke tangiya rini wo wese azagera hariya ntibababeye. Niyo mpamvu rero reka ngenze nituriza ndaza navuga rimwe bagatangira ngo Taifa ngo hari abantu wanga ngo urabanga ngo uraza ukagira gute ariko mba nivugiye ukuri nkigendera reka rero nicecekere batazagira aho bajugunyamo ngo ariko Taifa ngo nubundi ngo hari abo wanga ngo ibyo bintu nguvuze reka da ariko nawe banza utekereze niba umuntu bita Kagimbura amaze gufatwa ari wari chef w'abarokirita ari we babwiraga ngo ni mujyaha ari we bazaniraga ripoti ari we bagiraga gute niba jugunywemo ari we chef ubwo bari bamwungirije bagiye bakora nabo bazana wa Cezaji ntacyo mwumvamo mwebwe. Ariko ndashaka ngo mujye mupanwa hakiri muzamura ubwenge mubanze mwumve niba witwa Kagimbura cakiwe kandi ari we wari chef w'abarokirita ubwo nta kintu mwumvamo. Oya tujye tuba wepesi ubwonko bwacu bukore cyane nk'abantu bazi isabati nk'abantu bazi gukora imibare yayindi yigize sugu iriya mibare ikomeye za geometry za space ziriya manuza akomeye ya integration by part uburyo ugenda uzi kubita zayo kwazi ubuntu ugenda ubara urushyira hariya ibyo ni imibare isaba ubongo umeze neza uri sharp ariko iyo ubongo wamaze kuryama ugasinzira ni nanjye rero impamvu mbabwira ngo mujye mumera nk'abantu bakora chemusha bongo watu ambao wana iyo umuntu afite chemusha bongo cyane nk'umuntu akasaka gutungura akaba yakubwira ngo mbiri mara mbiri ngapi gutya kutoa ngapi kwe icyo gihe ugomba kuburi tayari ukamusubiza iyo nibita chemusha bongo. Noneho niba mufite chemusha bongo safi yenye kumbu ni gute bashobora gufata uwitwa Gwigi Kagimbura ari ukuriye abarokirita ari ubabwira mujyaha noneho ubwo ntacyo mwumvamo ngo nuhigimye abavuze twigende. Uyu kapero bita Kagimbura yaramaze iminsi yihisha yaramaze iminsi ibi byabaye ari hanze arabanza goma gutaha yarihishahishiye icyo gihe baramuhiga hamaze igihe kinini bamuhiga baramubuze adataha atagira te ari iyo ngiyo. Hari nabandi benshi bakiri iyo ngiyo bagiye kurangura bagiye bagira gute bumvishije ibyo bintu banga gutaha ariko ni hahandi haba igihe cyose azazira zadakwa ikintu kizima gusa nukuza wowe ukitaba utabera icyo bugusaba icyo bakubwira niki byamara kurangira nta kindi abantu barimo guhunga bakagenda icyo ni ikibazo cyaba gikomeye icyo gihe nakazi kabo. Ariko icyo narinje ngiye kugira ngo tuganireho icyo narinje kugira ngo mbabwire ibyo narinje kubatangariza narimvuze ntajya kuryama ntarabibabwira nuko Gwigi mkubwa aliyekuwa kamanda w'abarokirita yarigize iki mwarayonye cya gifoto cyose cy'igishane kinini bari bayirise ngo eta majoro hamaze kuvamo benshi hari abandi bataracakirwa ariko nabona kwambia ngoja tusubiri tuangalie uwe ntuzizazifata wese ni pare uizazifata wese ni pare ngo habagabo basezeraniye bagira gute sinabibabwiye sinababwira ntago njya kurendaza
hari gwigi umwe wafashwe ariko ndacyabiperereza neza numve namara kugerayo neza bamaze kumukuramo inkweto amaze kwinjira buri ubundi iyo bagutwaye hari n'igihe wagaruka ariko njye nari negereje kugira ngo numve niba yakuyemo viatu akinjira ndani kwa ndani. Iyo umaze gukuramo inkweto rero ugakuramo icyo bita omusipi umukandara ukawushira hari tayari buriya biba byarangiye wabagiye mu bandi. Gusa rero agomba kumanuka na isigara akamanuka na y'agacyayi agamanuka n'iki kuko hariya nicyo bita kashe pa moja chini ya ulinzi. Ntibashaka kureba ngo ufite ibiro bingana iki, ntibashaka kugira ngo umeze gute. Hari niyo waba ufite ibiro bingana n'ibya Nyamabondo kubita unaanguka chini pale wanakuweka kimyani. Buriya rero agomba kujyana ya bushe ndani. Aba batipe banyitwayeho umwiko mongu yarakoreshwa ngibiki ngo Taifa ngarakoreshwa ngo ibiki. Nyamara ngenda tangaza ifaranga barimo bamegeta, ifaranga bararimegeta bararimaze. Natangaza ngo Taifa ngo okay kwa taarifa yenu iyi video ntago nshaka ibande kwa taarifa yenu ubu hasigaye 5 nabo bagiye guhigishwa uruhindo ariko nagira ngo mutekereze neza muwe na ubongo uri sharp. Niba boss w'abarokirita yafashwe ubwo ntacyo mwumvamo again ntacyo mwumva. Sawa, ijoro ryiza rero kora subscribe wewe yikoze kora like kora share then na comment zanyu muzikisha. Narababwiye nta handi hanu musaza mukuri inkuru ziri breaking ni kwangu mimi habari za siri. Mimi ni mzee wa siri niko nitwa. Asanteni sana.